dutangiye tubona idarapo hano kandi abayobozi bakuru barimo baraganira. Ni mu cyiciro cya MGA kibarizwa mu itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi rya Nyamirembe, intara y'ivugabutumwa ya Nyamirembe muri Field yo hagati mu Rwanda. Kuri uyu wa 20 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2025, nk'uko hirya no hino ku isi bijihije umunsi mukuru w'icyiciro cya Pathfinder kibarizwa mu itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi muri MGA ni Nyamirembe, niko byagenze. Barumuna babo babarizwa mu mutwe witwa Avantiye nabo bitegura kwinjira muri iki cyiciro cya Pathfinder babukereye babari imbere. Nanone abayobozi, abagayidi ndetse n'abakuru babo ba Master Guide nabo barahari baherekeje abana. Mbere yuko tureba ubuhanga budasanzwe bwaranze aba bana kuri uyu munsi, reka mbanze bagezeho ikiganiro Ebeneza Niyo TV yagiranye n'abitabiriye ibi birori kuri iri torero. Nk'uko bisanzwe uri kumwe na Samuel Niyo dusenga. Witwa nde? Brian. Amakuru yawe? Mbese uyu munsi habaye iki? Umunsi mukuru wa Pathfinder. Wa Pathfinder ni mwebwe cyane bakuru bayo. None kuki mwebwe mwitabiriye se iki cyiciro kandi atari umunsi wanyu? Kubera ko mubakunda. Yego. Kandi ejo namwe muzamura aba Pathfinder. Yego. Uwiteka bahire. Turi kumwe n'umubyeyi mukuru hano ukunda icyiciro cyane. Turagira ngo nawe atubwire amazina ye n'ibyishimo afite kuri uyu munsi. Murakoze cyane, nitwa Nyirayimana Chantal. Ukuvuga ngo uyu munsi ni umunsi mwiza unejeje cyane. Nanjye je ndayikunda nubwo nshaje ko ntabwo nshaje cyane kuko nashobora kujya muri jiji. Je ndayikunda. Kuvuga ngo iki cyiciro impamvu umunsi twakijihije kugira ngo abana bagira aho bava bagire naho bashika. Ni iki wabwira abandi bantu bakuru batari muri iki cyiciro? Iki cyiciro bagikunda cyane kuko iki cyiciro kirigisha cyane yaba mu buryo bw'umwuka, mu bijyanye n'umubiri, mu bijyanye no kuba umuntu yakwiteza imbere mu bintu byose, muri je umuntu abyigiramo. Murakoze, nitwa Master Guide Mbonye Mugenzi Asieri, nkaba ndi umuyobozi mukuru mu cyiciro cya Asia, by'umwihariko karabu ya Pathfinder. Karabu ya Pathfinder. Asieri, iyo ubona urubyiruko rungana gutya rwitabiriye iki cyiciro bikubwira iki mu itorero ry'ejo hazaza? Iki cyiciro rero cyangwa se urubyiruko rungana gutya mu itorero rumbwira ikintu kinini cyane. Cyambere nuko abana bagakura mu bwenge, bagakura mu by'umwuka ndetse bagakura no mu by'umubiri, ariko bagakura bafite n'indangagaciro z'itorero ku buryo ejo cyangwa ejo bundi mu gihe kizaza tuzadufite itorero ryiza. Murakoze cyane, reka tubashimire kandi tubifurije umunsi mwiza. Murakoze namwe. Murakoze, tuzabira ikirango ibendera ni ikintu gikomeye cyane kigaragaza abo turibo, kugira ngo intego nyamukuru y'icyiciro cya MGA bakibona ko ari ukwamamaza ubutumwa bw'abarenga batatu ari inshingano y'itorero ry'Abadiventisti wa karindwi. Niyo mpamvu gutoza urubyiruko kugendera muri iyi nzira ni iby'agaciro cyane. Ariyo mpamvu duhamagarira ababyeyi gushyigikira urubyiruko binyuze muri iyi nzira. Umwanya ugezweho rero
tugiye kwakira abambaye impuzankano z'uko hano mu rusengero hatarimo urubyiruko, ariko ni umwanya wo kwakira impuzankano zihuye n'uyu munsi. Agaruza umwaka turabashimira rero by'umwihariko. Aba rero ni abato bava ku myaka 4 kugeza ku 9, nabo bagiye barimo amashuri y'imitwe y'amajyambere bagomba kwitiramo kuva ku myaka 4, umubyeyi ufite umwana akaninjira mu ishuri ryaryo. Aba rero bakurikiyeho nibo babigiramo uruhare. Aba rero tubashimira by'umwihariko, tunasaba ko n'abandi basigaye bicaye uyu mwanya namwe mwababarizwa muri gahunda. Kuko rero twavuze mbere, twakiriye n'abayobozi bakuru bafite inshingano zo kurera uruhongore rw'itorero, aribo bitwa abashefu guide cyangwa se master guide. Bafite inshingano ikomeye yo guherekeza urubyiruko gutoza kwigira ku birenge bya Kristo. Hari isomo njya nkunda duhamagarirwa gufata mu mutwe. Iryo somo riboneka ku butumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Luka, igice cya 2:52, ahagira hati, nuko Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu, kandi hari igihe kizagera umusaruro uyavuyemo tukayishimira. Reka tubasabe bigira inyuma gatoya, ariko kandi nubwo hari abazayishimira, hari n'abazarira bitagishobotse. Abayobozi bakaba basuhuje, namwe mubasuhuze mukora ku ngofero ku bazambaye, abandi kuri furari. Igihe cyose MJA agomba kurangwa no kumvira, ndetse iyo ikaba ari indangagaciro ikwiriye kuranga umwana w'Imana uwo ari we wese. Indirimbo y'urugaga rw'abarondabukanda, reka dusabe Kapiteni Fulgence atambuke aza tuyobore muri iyo gahunda. Attention, en l'air. Turabavumbuzi b'intwari, abagaragu b'Imana, tugenda dushiza amanga, twejejwe twuzuye ukuri. Kwereka bose inzira nziza igana ku mwami wacu, umukiza Yesu araje kujyana insanganyamatsiko y'uyu munsi ni iyo ngiyo, no kugira abarondabukanda bafite intego. None se intego mufite ni iyihe? Isubiremo cyane. Se iyo ntego ntabwo ari nziza? Iyo batera ni iyihe? Ntabwo mbyumvise neza. Wowe iki?
amina. None se mwatubwira isezerano n'amategeko by'abarondabukanda? Amategeko y'abarondabukanda asaba gukomeza umurinzi wo mu rututuru, gukora ibikwiye, kwita ku mubiri wanjye, kwitegereza uwo tuvugana, kubaha no kumvira, kubahira mu nzu y'Imana, guhora ukeye, kwamamaza ubutumwa bwiza. Haleluya.